tariki ya 11 Werurwe 2018, tariki ya 11 Werurwe 2025. Imyaka 7 izaba ishize nyiricyubahiro Musenyeri Yohani Damaseni Bimenyimana wabaje umwepiskopi wa Diocese Gatolika ya Cyangugu yitabye Imana. Iyi Diocese Gatolika ya Cyangugu ikaba iri gutegura umuhango wo kumusabira no kumwibuka uzabera muri Paruwasi Katedrali ya Cyangugu mu gitambo cya misa kizatangira saa 4 za mu gitondo. Muri urwo rwego kandi tariki ya 10 Werurwe buri mwaka yafashwe nk'umunsi wihariye wagenewe kwibuka umurage wa Musenyeri Yohani Damaseni mu seminari nto ya Mutagatifu Aloys. Journée Monseigneur Jean Damaseni Bimenyimana akaba ari nawe washinze iyo seminari. Uyu mwaka uwo munsi tariki ya 10 Werurwe 2025 kazarangwa n'ibikorwa bitandukanye byiganjemo amarushanwa mu mikino ngororamubiri, umupira w'amaguru wo guhatanira igikombe cyitiriwe Musenyeri Yohani Damaseni uzahuza abapadiri ba Diocese ya Cyangugu n'abaseminari ba seminari nto yaragijwe Mutagatifu Aloys Petit Seminaire Saint Aloys. Ni umunsi kandi wateguwe mu bufatanye n'ibigo na serivisi zitandukanye za Diocese ya Cyangugu zirimo Komisiyo y'Ubutabera n'Amahoro, Caritas Cyangugu, Komisiyo y'Uburezi, Hotel Centre Diocese de Pastoral Inshuti, Sodari Group ndetse n'izindi. Bakristo ba Diocese Gatolika ya Cyangugu n'inshuti zayo muzaze twifatanye muri uyu muhango wo gusabira no kwibuka uyu mushumba waragiye iyi Diocese imyaka isaga 20.